Amahoro y'Imana kuri mwese, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese tubasabiye umugisha w'Imana, twongeye kandi kugaragara kuri kamera zacu kugira ngo twongere tubane namwe mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko tumaze kubibatoza, twongere dufatikanye twese dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka urera kandi ugira neza, turagushimiye turaguhimbaje, tugushize hejuru kuko uri Imana yacu. Nanone turacari imbere y'amaso yawe tugukeneye, turacakeneye ibyo kujya bitunga ubugingo bwacu, bitunga imitima yacu. Nkuko nanone imibiri yacu ikenera kugaburirwa, niko dukeneye kugaburira ubugingo bwacu. Tugwaye ikaze muri iri jambo kugira ngo bane natwe kandi uganire natwe. Cyubahiro nikibi cawe, uhere none ukageza iteka ryose. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Bene data, twongeye kandi guhagarara hano imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turabasaba rero kugira ngo mudutege amatwi, kugira ngo amagambo Imana yaduhaye abashe kugira ico abagezaho cyangwa abamarira uyu munsi. Kongere nanone dusabe wewe utarakora subscribe hano kuri Timazi TV, Imana yo mu ijuru kugirire neza, ukandaho kunzogera uduhe subscribe, kandi iri jambo niri gufasha ugira abandi urigezaho, uzaba wubatse ubwami bw'Imana muri isi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Tureke gutinda mu magambo, tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rigaragaza ibimenyetso byerekana umuntu urimo umwuka w'Imana, cyangwa ibimenyetso byerekana kuko Imana iba muri wowe. Mu by'ukuri twese tuzi ko umwuka wera yaje, kandi umwuka yaje ari we Mana yaje kuba muri twe. Ariko nanone hagomba kuba ibimenyetso bigaragaza kuko Imana iba muri wowe, cyangwa uwo mwuka wera aba muri wowe. Reka rero dutangira dusoma ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa. Dusome umurongo wa 4 w'igice cya 2. Bibiliya iravuga ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nkuko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Aya magambo niyo nshatse kugira ngo ariyo dushingiraho tuvuga ko umwuka wera yamanutse, amanukira intumwa. Iri ryari isezerano ko umwuka wera azamanuka, kandi uwo mwuka wera niyo Mana iba mu muntu. Kugira ngo wenda dusubire inyuma ho gatoya, tutarinjira mu bimenyetso byerekana kuko umwuka w'Imana aba muri wowe, icyo nshaka kugira ngo tubanze tuganire niki, tubanze turebe uyu mwuka w'Imana, kandi ariyo Mana, kandi ari we Kristo. Iri ni ijambo rikunda kugora abantu iyo tuvuga ubutatu bwera: Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Ubwo butatu bukunda kugora abantu cyane kubwumva, kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye Data, bivuga ngo ubonye Imana ababonye Yesu. Kandi Bibiliya ikavuga ngo Imana ni umwuka, ngo n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Bivuze iki? Ko ari ubutatu bwera utashobora gutandukanya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana iguye gutahura aya magambo nkuzaniye uyu munsi. Ntangiranya n'iri jambo kugira ngo iri jambo tubanze turisobanure neza, nuko ugomba kumenya ko Imana yitwa Imana mu kurema, ni Imana rurema kuko ariyo yaremye. Tuyita Imana rurema, niho tubona izina ry'Imana, nuko tuba tuyibona mu gaciro no mu cubahiro cyo kurema, nko kuba umuremyi wacu. Ariko nanone tukongera tukabona ya Mana yambara umubiri, ikaba Kristo mu kuducungura. Rero Imana
yitwa Imana mu kurema, ikongera ikitwa Kristo mu kurema, mu gucungura. Ariko nanone twongera tukabona kandi ya Mana ibaye umwuka wera, mu gihe umwuka ariyo Mana iba muri twe. Rero ndagira ngo mvuge gatoya ku rugendo Imana yagenze kugira ngo ize ibe muri twe, yicare muri twe. Imana ishimwe cyane. Hari urugendo Imana yagenze kugira ngo ize ibe muri wowe. Mbere yuko tuvuga ibimenyetso bigaragaza ko Imana iba muri wowe, Imana iba muri twe, ari wo mwuka wera, reka tubanze turebe urwo rugendo Imana yagenze. Imana yo mwijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Bibiliya izitwereka ko uhereye hariya mu itangiriro Imana irema umuntu, yamuremye ari mu isi izira icyaha. Hariya muri Edeni yari isi izira icyaha, cya cyaha cyabaga hariya muri Edeni. Umwana w'umuntu yarabayeho nta cyaha afite. Bibiliya ikatwereka ko kubera ko yari hariya muri Edeni, Imana yaramusuraga ikaganira nawe. Bibiliya itubwira ngo Imana yasuraga Adamu na Eva buri munsi, mu mafu ya ni munsi Imana ikaza kumusura, buri mugoroba Imana ikaza kumuganiriza. Ariko nanone turaza kubona iki hano? Turaza kubona umuntu amaze gucumura, amaze kwambara icyaha, ntabwo Imana yongeye kandi kuza kuvugana n'umuntu ngo imusure iganire nawe nk'uko byahoze. Ahubwo Imana yariretiye isigara iganira n'umuntu mu nzozi, mwiyerekwa, cyangwa ikavugana nawe mu ijwi. Ibyo turabibona rwose kuva umuntu akuwe muri Edeni. Imana ntiyongeye kumugenderera nk'uko yamugendereraga hariya muri Edeni, ahubwo yavuganaga nawe mu buryo bumwe n'ubundi. Turabibona kugeza igihe cy'Aburahamu, Imana yavuganaga nawe ikamuhamagara ikamubwira ngo va muri kino gihugu, jya mu gihugu nzakwereka. Yumvaga ijwi ry'Imana akarikurikira. Uko niko Imana yavuganaga n'abantu, ntabwo yari ikiza ngo isabane nabo nk'uko byari bisanzwe. Ariko nanone Bibiliya ikatwereka ko igihe cyakomeje kiragenda, twinjiye mu bihe by'abahanuzi, barabihanura. Ba Yesaya bamwita Yesu Emmanuel, ko ari Imana izaza kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo Imana yashakaga kandi kongera kugaruka ngo yongere kandi ibane n'abantu, noneho igaruke ibane n'abantu mu buryo butari bwa bundi bwo kuvuga ngo nijwi, ariko nibura bazajye babona ibimenyetso bigaragaza ko bari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Turabibona Abisirayeli bageze hariya mu butayu bwa Sinayi. Bibiliya ivuga ngo Imana yongera kubwira Abisirayeli ubwo Mose yayisangaga ku musozi wa Sinayi. Imana ikamuganiriza, ikamuha amategeko 10. Turabona nyuma yabwo Imana ibategeka kubaka ihema. Irababwira ngo noneho mwahoraga mwumva ijwi ryanjye nkavugana namwe, ariko noneho ndashaka kuza, ntabwo muzajya munsanga ku musozi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo muzajya munsanga ku musozi, ndashaka kumanuka ngo mbane namwe mu mahema yanyu. Ubwo ni uburyo bumwe Imana yashatse kugira ngo ize ibane n'abantu. Bibiliya ikavuga ngo bubatse ihema, barangije kubaka ihema, Imana iramanuka iraza ijya kuba mu ihema kugira ngo Imana ibane n'ubwoko bwayo, ibereke ikimenyetso cy'inkingi y'igicu cyabayoboraga kugira ngo kibereke ko Imana iri kumwe nayo, ari umuyobozi. Ariko nanone bwari ubuhanuzi bugaragaza umwuka wera ko ari uzatuyobora mu isezerano risha. Ariko nanone turabona hejuru y'ihema habaga igicu cyerekanaga ko ari Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo. Imana yamanutse, yavuye ku musozi wa Sinayi, yongeye kugaruka kugira ngo ibane n'ubwoko bwayo.
nk'uko n'abandi bahanuzi bagiye babihanura nyuma ko Imana izabana n'ubwoko bwayo. Turabibona rero Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo. Imana ibana n'Abisiraheli ikabayoboza inkingi y'igicu ku manywa, ikongera ikababera inkingi y'umuriro nijoro, ikabayobora. Imana yari yaje kubana n'ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Imana ntabwo bari bakizamuka umusozi kandi ngo bajye ku musozi wa Sinayi ngo bajye gushaka Imana, ahubwo Imana yari yamanutse iza kubana nabo, bakayisanga mu ihema bakaganira nayo. Imana ikababwira ibyo ishaka, kuko icyo gihe bayoborwaga n'Imana. Imana ikabayobora uko ishaka, bakagendera mu bushake bwayo. Aho ishaka ko bajya akaba ariho bajya, ibayoboje ya nkingi y'igicu. Haba nijoro naho ikabayoboza ya nkingi y'umuriro. Ubwo ni uburyo bumwe bwa mbere Imana yabanyemo n'abantu. Imana yo mwijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Icyo nashatse kuganira uyu munsi ni ukugira ngo nkubwire ibimenyetso byerekana ko Imana iba muri wowe. Ibyo bimenyetso niba ubyibonaho, wemeze neza ko Imana iba muri wowe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ikatwereka rero ko bigeze igihe c'abahanuzi bagenda babihanura. Hariya mu gice cya 8 c'Imigani, uhereye ku murongo wa 30 ugakomeza hepfo, uzasanga aho avuga ngo Yesu avuga mu buryo bw'ubuhanuzi, avugira hariya mu Migani, avuga ngo ibineza neza byanjye kwari ukubana n'umuntu. Imana yagombaga kubana n'abantu, ari we Kristo waje aza kubana n'abantu. Bwari ubuhanuzi bwa Kristo. Na Yesaya yari yabihanuye ahanura kuvuka kwa Yesu, amwita Emanueli, bisobanura ngo ni Imana iri kumwe n'abantu, ni Imana izaza kubana n'abantu. Aho kera rwari urugero hariya mu isezerano rya kera mu butayu, Imana yagaragaraga mu gicu, ariko hano mu isezerano risha Kristo aza kubana natwe, anoneho ari fizikali mu buryo bufatika kandi buboneka. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Imana itegeka ko umuntu azabana nayo. Imana yifuzaga ko kubana n'umuntu ari wo munezero wayo. Igihe kiragera, Yesu aravuka. Yesu avutse, avuka ari Imana, ariko Imana yaje kubana n'abantu. Imana yaje kubana n'abantu, isangire nabo, ibane nabo, kugira ngo ibacungure. Yesu yaraje asogongera imibabaro yo mu isi. Yari yambaye umubiri, niyo mpamvu yarize. Yari yambaye umubiri, niyo mpamvu yasinziriye. Yari yambaye umubiri, niyo mpamvu yagize inzara. Kwari kugira ngo bwa bumana bwe abwiyambure, aze yambare ubumuntu, abane n'abantu. Ariyo Mana yaje kubana n'abantu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Yesu arababwira ngo iki gihe cyo kubana namwe kizarangira, hakurikire igihe cyo kuba muri mwe, ari cyo gihe cy'Umwuka Wera. Turabona Imana iza ikabana ikaganira n'ubwoko bwayo mu buryo butandukanye. Turabona Kristo we yaje, n'ubundi ari Imana, we abana n'abantu. Ariko noneho Umwuka Wera yagombaga kuza, we atari ukubana n'abantu gusa, ahubwo ari ukuba mu bantu. Imana ishimwe cyane. Turabona iki hano rero? Turabona Kristo aha abigishwa be iri sezerano, ariyo magambo twasomye yasohoye hano, twasomye mu byakozwe n'intumwa. Ajya kuzamurwa mu ijuru, arababwira ngo bajye Yerusalemu, barindire Umwuka Wera, azaze abane nabo, kandi we abe muri bo. Niyo mpamvu mu Baroma yanditse avuga ngo niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwe, ngo namwe azabazura. Niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwe, umwuka aba muri twe. Niyo Mana iba muri twe, ni Umwuka Wera, kugira ngo atuyobore. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Icyo nshaka kuvuga niki rero? Iryo sezerano risohora, abigishwa bari hamwe mu cyumba cyo hejuru, haza umuyaga uhinda cyane, hazamo ibirimi by'umuriro, bose buzura Umwuka Wera. Bibiliya ivuga ngo buzura Umwuka Wera. Umwuka yarabamanukiye, arangije yuzura muri bo.
niyo mpamvu umuntu wese wakiriye Kristo wizeye Imana umwuka wera aba muri we kandi ariyo Mana iba mu bantu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Ndashaka kukubwira iki rero uyu munsi wa none inshuti y'umusaraba, nashatse kugira ngo nkubwire urugendo ye Imana yagenze kugira ngo ize noneho ibe mu muntu. Turabibona no mu isezerano rya kera umwuka w'Imana yaramanukaga akavugisha abantu, agakoresha abantu, akongera agasubirayo. Turabona ba Samusoni buzura imbaraga z'Imana, birivuga ngo umwuka w'Imana muzaho, yarazaga agasubirayo. Ariko mu isezerano risha ntabwo umwuka w'Imana kiza ngo abe muri ngo agere muri twa dukoresha yongera asubireyo, ahubwo umwuka w'Imana muri kino gihe cy'isezerano risha umwuka wera aba muri twe, atuye muri twe. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo byahishuwe hariya mu gice cya 3 abwira ari atorero rya Laodikiya, yarababwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nankingurira zinjira. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera yagukomangiye ukemera akinjira muri wowe, aremera akaba muri wowe, ntabwo yongera kuvayo ngo agende asohoke muri wowe, ahubwo aba muri wowe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Nagira ngo mbabwire rero, Imana icerekana ko Imana iri mu muntu niki. Tuje mu bimenyetso byerekana ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Ibimenyetso byerekana ko Imana iba muri wowe. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Ikimenyetso ca mbere cerekana ko Imana iba muri wowe, cerekana ko umwuka w'Imana aba muri wowe, cerekana ko Yesu aba muri wowe. Icambere nuko umutima uhana uba muri wowe mu gihe wakoze icyaha. Igihe cyose wacumuye ku Mana, igihe cyose wagiye inyuma y'ubushake bw'Imana, ugira umutima uguhana, ukakugaruka kugira ngo ihane, itunganye iki kintu wakoze sico. Iyo umwuka w'Imana ari mu muntu akwereka mu gihe cyose wagiye inyuma y'ubushake bw'Imana, umwuka w'Imana arakwicarana akagusobanurira, akakubwira ngo nyamara hano wafuditse, nyamara uyu muntu wamuhemukiye, nyamara uyu muntu wamugiriye nabi, nyamara hano wabeshe, nyamara hano wagize nabi. Nubwo bitemewe ko umukristo aba muri ubwo buzima bwo kuba umunyabyaha, ariko iyo aguye mu cyaha, iyo aguye mu kantu gatoya, agira umutima umuhana. Ico ni kimenyetso ca mbere cerekana ko umwuka w'Imana aba muri wowe, kuko umwuka w'Imana ntashobora kubana n'icaha mu muntu na rimwe. Niyo mpamvu hari abantu bagirira amahoro mu byaha, bakagirira umunezero mu byaha, nuko nta Mana iba muri bo, nta mwuka w'Imana uba muri bo ngo bashinje ubacira urubanza. Bagakora ibyaha bakabigiriramo amahoro, bakabizibuhiramo. Ariko wowe wakora akantu gatoya kakakubuza amahoro, kugeza igihe wegera uwo wacumuye ukamubwira ngo mbabarira nagucumuyeho. Cyangwa ukaza imbere y'Imana, nimba hari ibicumuro wakoze, ukegera Imana ukavuga ngo Mana mbabarira, cyangwa ukegera mwene so ukamwihanaho. Ico ni kimenyetso ca mbere cerekana ko umwuka w'Imana aba muri wowe, Imana iba muri wowe. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Ikimenyetso ca kabiri cerekana ko Imana iba muri wowe, umwuka w'Imana aba muri wowe, nuko no mu gihe wahuye n'ibibazo bikomeye, no mu gihe wahuye n'ibyago, Kristo aguha amahoro. Ari amahoro n'ibyishimo ugira, kandi uri mu byago, uri mu makuba, ariko ukumva muri wowe ufite amahoro ava ku Mana. Ico ni kimenyetso ca kabiri cerekana ko umwuka w'Imana aba muri wowe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Hari abantu Bibiliya zivuga ngo muri Yakobo avuga ngo mubibone ko ari ibyishimo, ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza, kuko aho mwebwe muhagirira amahoro. Bibiliya ikavuga ngo muzaba muhiriwe. Bibiliya zitubwira ba Petero na Yohana bafungwa bakubitwa kubera ubutumwa bwiza, ngo bava imbere y'abanyarukiko ngo bishimye, ngo banezerewe. Ibyishimo bari bafite n'amahoro bari bafite nuko Imana yabaga muri bo, nuko umwuka w'Imana yari muri bo. Cyo ni ikimenyetso kindi kigira kabiri cerekana umuntu
urimo Imana, urimo umwuka w'Imana. Izina ry'Imana yacu rishimwe kandi rihabwe icubahiro. Ikindi kimenyetso kigira gatatu twavuga kiza cerekana ko Imana iri muri wowe, Imana iba muri wowe, nuko muri wowe ugira ubushizi bw'amanga no kwiyumanganya. Mu ntambara waba urimo, mu bibazo waba urimo, ukavuga ushize amanga, ukagira confidence kuko uri kumwe na Yesu. Ibyo waba uri mucamo byose ukagira confidence, ukumva muri wowe ntacu uzaba, ukumva ufite morale yo mu bumana. Ico ni ikimenyetso cerekana ko umwuka w'Imana aba muri wowe, Imana iba muri wowe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Iyo Imana iba muri wowe uhorana confidence, nubwo wari mu makuba ntabwo warira, ntabwo waririra imbere y'abanzi, ntabwo waririra imbere y'abagore n'abana, uriyumanganya. Imbaraga z'Imana ziguha kwiyumanganya no gukomera, kuko Imana iba muri wowe, iguha imbaraga zo kubasha gukomera muri ico gihe. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana yo mu ijuru kandi ihabwa icubahiro. Ikindi kimenyetso gikomeye cerekana ko Imana iba muri wowe ni za mbaraga ziguhesha kubabarira uwakugiriye nabi, uwaguhemukiye, uwakwiciye, uwakwambuye ibyawe, uwakugiriye nabi. Imbaraga Imana iba muri wowe iguhesha imbaraga zo kubasha kubabarira, kuko utafite Imana muri wowe, Imana itaba muri wowe, umwuka w'Imana ataba muri wowe, ntabwo ushobora kubabarira. Nubabarira babarirana uburyarya, ariko iyo umwuka w'Imana aba muri wowe, mwene data, urababarira, kandi wamara kubabarira kibagirwa, kuko uheshwa amahoro n'imbaraga zo kubabarira uziheshwa n'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndimo ndavuga ibimenyetso byerekana ko Imana iba muri wowe. Nubundi iyo tuvuze kubabarira, nubundi twari twabivuze kare, ari wa mutima ugucira urubanza. Mu gihe ushobora kwegera umuntu ukamusaba imbabazi, ni ikimenyetso kigaragaza ko urimo umwuka w'Imana. Umukristo wese ubasha kugira ubutwari bwo kwegera uwo yakoreye icyaha, uwo yagiriye nabi, akamubwira ngo mwene data mbabarira, nakoze iki, nakugiriye nabi, ico ni ikindi kimenyetso cerekana ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana ni uduhesha kwihana. Bibiliya ivuga ngo uwo naza ngo azemeza abisi ibyaha byabo. Imbaraga z'umuntu n'ubwenge bw'umuntu ntabwo bushobora gutuma umuntu yicira urubanza ngo yihane, ariko ikijya cyemeza umuntu ibyaha bye ni umwuka w'Imana, ariyo y'Imana iba mu muntu. Niba muri wowe udashobora kubabarira, udashobora gusaba imbabazi, menya ko nta Mana iba muri wowe, nta mwuka w'Imana uba muri wowe. Nubwo wasenga uraryarya, nubwo waza hehe uraryarya. Nimba hari ibyo wakoze utabasha kwegera uwo wabikoreye ngo umusabe imbabazi, niyo wasenga nubwo wakwiriza uraryarya. Ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana ntashobora gusengera ku cyaha. Ntibibaho. Imana ntushobora kuyivanga n'ikindi ngo bikunde, ntushobora kugira amahoro. Niko umwanditsi yabivuze, aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro wagirira mu byaha mu gihe Imana iba muri wowe. Abagirira amahoro mu byaha niba abandi batagira Imana muri bo, niba abandi batagira umwuka w'Imana uba muri bo. Ariko umuntu wese ugira Imana muri we ntashobora na rimwe kugira amahoro mu byaha, ntashobora kuryama ngo asinziranye icyaha, kibibaho. Ariko umuntu wese urimo umwuka w'Imana, umuntu wese urimo Imana agira umwuka amutegeka kwihana, kandi akabikora, akabishira mu bikorwa. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ibambere umugisha.
turimo turavuga ibimenyetso byerekana ko Imana iba muri wowe. Ikindi kimenyetso navuga ni ikimenyetso cyo kwizera no kwiringira Imana. Kwizera Imana ukayiringira mu gihe icyo ari cyo cyose, mu bihe byiza, mu bihe by'amahoro, mu bihe by'amakuba, ugahora wiringiye Imana, wizeye Imana. Wizera Imana kuko ari byose. Wizera Imana ko nta kidashoboka kuri yo. Wizera Imana ko ariyo mutabazi wawe. Wizera ko Imana izagushoborera ibyo udashoboye. Iyo ufite uko kwizera, mu bihe ubona bitagaragara, mu gihe ubona umwijima imbere yawe, mu gihe ubona imbere ukabona nta cyerekezo, ariko mu gihe utunze kwizera muri wowe, ukizera ko ufite Imana izabikora, cyo ni ikimenyetso cyerekana ko Imana iba muri wowe. Imana ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ikindi kimenyetso nagira ngo mvuge tujya gusoza ni ikimenyetso cyerekana umuntu wuzuye urukundo. Urukundo ni imbuto y'umwuka ikomeye cyane. Iyo umukristo wese wuzuye urukundo rw'Imana, uwo muntu aba arimo Imana muri we. Ntabwo yita ku byo yaba yaraciyemo byakamubabaje, ariko Imana imwuzuza urukundo. Rwa rukundo rukarengera ibibi byose yagiriwe. Rwa rukundo rukarengera imibabaro yose yatewe n'abantu. Rwa rukundo rwari muri Yosefu, nubwo yabyaye abana akabita amazina yerekana agahinda yatewe na bene se. Imana ishimwe cyane. Yabyaye Manase amwitirira agahinda yatewe na bene se. Abyara Efurayimu, aravuga ngo Imana impaye kororoka, ngo mu gihugu nagiriyemo ibyago n'amakuba. Ariko nanone kubera urukundo rw'Imana rwari rumurimo, igihe bene se baje, urukundo rwarengeye birya byose. Rwarengeye bya bibi bamukoreye, rwarengeye amibabaro bamuteje, ahubwo abereka ko urukundo rumurimo rurengeye biriya byose bamukoreye. Ikintu cerekana ko Imana iba mu muntu ni urukundo rw'Imana ruba mu muntu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Ndagira ngo ubwire mwene data, urukundo rw'Imana niba ruba muri wowe, niba urukundo rw'Imana rwarasabye muri wowe, ni ukuri menya kuko Imana iba muri wowe. Ndimo ndagira ngo ubwire ibimenyetso byerekana ko Imana iba muri wowe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Tujya gusoza, nagira ngo ubwire mwene data, banza utekereze urugendo Imana yagenze kugira ngo ize muri wowe. Twavuze ko hariya muri Edeni Imana yarazi ikaganira n'abantu, ariko umuntu akoze icyaha Imana yongera kandi kugira gute gutandukana n'umuntu kubera icyaha, ikazajya ivugana nawe mu nzozi no mwiyerekwa no mwijwi. Ariko nanone tuza kurangiza tuvuga gute ko Imana yamanutse iva ku musozi wa Sinayi, ikazajya iganira n'abantu, iba muri bo, bakazajya bayisenga noneho iri mu ihema. Ariko Kristo aravuka noneho aba ari we Mana ibana n'abantu mu buryo bugaragara. Ariko twaje kurangiza tuvuga umwuka wera amanuka aza mu bantu, arico gihe Imana yaje kuba mu bantu. Ntabwo Imana yari kigendagenda ngo Yesu yagiye, ngo yagiye hehe, ariko noneho ubu aba muri twe. Imana iba muri twe, turayigendana, turayirarana, turayibyukana, ibyo dukora byose tuba turi kumwe n'Imana. Icyo nshaka kukubwira rero, menya kuko umwuka w'Imana aba muri wowe. Menya ko ariyo Mana iba muri wowe. Mu gihe cyose wakoze ikibabaza Imana, umwuka wera arahunga. Ntabwo umwuka wera yakorana n'icyaha. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire, isuzume urebe ko ibyo bimenyetso byose bikuriho. Niba hari icubura kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga, menya ko Imana iri kure yawe, menya ko umwuka wera ataba muri wowe. Ariko aho waba uri hose, waba uri kure, Yesu aracyagutegeye amaboko kugira ngo uze agukize, hanyuma yinjire abe muri wowe. Imana ibambere umugisha.
Imana ibagirire neza kubw'iryo jambo. Reka rero turangize dusenga Imana, twongera kubasaba kugira ngo mwishire ku munzani w'ijambo ry'Imana ribashe kugira icyo ryabamarira. Kristo ndagushimiye kubwira ijambo, pera umugisha buri muntu wese wanteze amatwi, kandi umuhe kwitahura no gusobanukirwa, amenye neza ko umwuka w'Imana wa muri we kandi ariyo Mana, kugira ngo mwami iri jambo yongere aryishireho, yongere umubere umunzani uwagiye kuragaruke, kugira ngo nawe wemere kuba muri we, kandi abari muri wowe bakomereze muri wowe, kugira ngo mwami twese twitegurire ubwami bwawe. Ndagushimye kuko umushe gusenga kwacu kandi wemera kubikora, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, twari kumwe mu ijambo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho. Twabasaba rero mwongere mudukore subscribe, mudukorere comment na share, muzaba mukoze. Imana ibambere umugisha nakagaruka naho ubutaha. Bye bye.